Okay, ku bw'amazina ku batanzi ni Byishimo Heritier nk'ibisanzwe, ariko nyine abenshi bazi hari izina bakunda kumpamagara nkiri mu nkambi nyine aho twari mu buhungiro i Burundi, bakunda kumpamagara Eric, hari abo bazi kuri Eric, Yuka, uko nguko abatari banzi neza cyangwa abatari bazi amazina yanjye yombi ni ayo ngayo, ukeneye kuri Facebook ni Byishimo Heritier, kuri Instagram nasizeho Byishimo Eric ko harimo benshi nyine bazi Eric mu nkambi. So narifashe kano kanya ngiye gushimira umuntu wangiriye neza mu buzima bwanjye. Ndibuka igihe kimwe nari ngeze ahantu hakomeye, ho nari nihebye mbona ko nyine nta buzima ngifite, sinzi nuko nabivuga, ariko nyuma yaho nzi kubona Imana incira inzira ibicishije muri uwo muntu ugiye kuvuga, nawe benshi baba bamuzi n'uwo witwa Kimararungu Orobani. Atazi izina rye kuri Kimararungu, afite abana, abamuzi kuri Papa Grace, Papa Kevin, uwo mugabo yabaye uw'ingenzi mu buzima bwanjye. Impamvu yabaye uw'ingenzi mu buzima bwanjye, kuko ndibuka igihe kimwe nyine tukiri i Burundi, kiri impunzi yaho, twari twaravuye mu nkambi tumanuka i Bujumbura naremba mu wiwe. Igihe kimwe ndibuka 2023, nize nibuke nyine ko ari 2023, nibwo naje kurwara. Yamaze kurwara, narwaye indwara ikomeye, sinzi ko ari mu byo wabyumvamo yari ikomeye cyane, ariko mare kurwara, nyuma yaho ndagumaho. Umunsi wa mbere narafashwe numva nyine ko meze nabi, nta muntu nari mfite umba hafi, nawe atarabimenya. Ndaryama abandi nyine bakabona mbese Eric byagenze bite, ko naryamye niteguye n'agati ndi kumva ameze nabi. Ariko nyine bamwe ntabwo bashoka bumva nyine uburyo nari ndwayemo, ntabwo bari bazi nyine nuko nari meze. Utazi ubuzima bw'umuntu cyangwa utiyumva uko umeze, nta mpamvu washoka wumva ubuzima bw'umuntu cyangwa wasobanukirwa uko umuntu arwaye cyangwa ububabare bw'umuntu. Aho ngaho ubwo buzima narabubayemo, nuko icye kabiri, umunsi wa kabiri ndaguma aho ngaho, nta miti nayo bwafate. Ariko uwo nguwo mugabo nyine, uwo mubyeyi wanjye ntabwo yari bwamenye amakuru y'uko nyine narwaye. We yaje kumenya amakuru ku munsi ugira 4 ngize iminsi n'indwara. Nubwo nyine nanashimira na madamu we ko icyo gihe niwe yaje kumubwira ati ko tubona dufite umwana kandi arwaye cyane ari mu nzu, bino bintu se turabibona gute? Bamwe bakavuga ngo nimumwohereze agende iwabo ajye kurwarirayo, ariko Mama Grace icyo gihe aravuga ati ese twakohereza umwana urwaye umeze gutya ari bugende gute? Icyo gihe nkibutse ndi kumva ari ikintu kidasanzwe mu buzima bwanjye. Nibwo Mama Grace yabwiye nyine umugabo we, aravuga ati reka umwana tumuvuze, ahubwo ari uburyo wamutwara kwa muganga umupimishe indwara yari arwaye. Icyo gihe ndibuka uwo mugabo niwe yari afite akazi yakoraga, kandi nta n'igitoro twari dufite, nta risasi yabaga mu gihe twari turimo nyine i Burundi. Ariko uwo munsi yarahebye akazi kiwe, nta kintu yagiye uwo munsi ntiyakoze hejuru y'ubuzima bwanjye. Afata risasi arafite kandi yari nkeya mu modoka, avuga ati reka ntware umwana kwa muganga. Ibitaro bya mbere twagiyeho baratubwira ngo nta bipimo byanjye bishobora kuboneka, baturangira ku bindi bitaro. Umunsi wa mbere tuvuye kuri ibyo bitaro, nibwo twagiye ku bindi bitaro, ko twari twagiye ahambere nagiye. Ibyo bitaro nuko mbyibagiye nyine biri ku bazi i Burundi, Bujumbura, ni mu Nyakabiga
hari mu Nyakabiga ya gatatu, mu Nyakabiga ya gatatu ku ibarabara rya kane. Icyo gihe naragiyeyo usanga ibipimo ahubwo niho banyandikiye banyungururiza ku bindi bitaro. Icyo gihe naratashe, uwo munsi ntabwo nyine twabaye tukigiye, tugenda bukeye bwaho ku munsi ugira gatanu, nibwo twasanze ku byo bari banyandikiye k'urwo rupapuro banyandika ko bazancisha muri radiyo. Sinzi wenda mu kinyarwanda bavuga ko ari gucisha mu cyuma. Okay. Bisaba ko ndi buce mu cyuma. Icyo gihe ndavuga ati ese Mana yanjye ko numva ntameze neza, ese ubundi icyuma barakincishamwo ndaba nkiri muzima? Noneho nibaza yuko nyine icyuma bagucisha mu cyuma ariko wakunda uterura umuntu ukamutereka mu cyuma kugira ufate ikintu ugashyira muri firigo. Ntabwo nari nzi icyuma ngo ko mbyibutse umwanya umwe naseka kandi ari ibintu bitanasekeje. Bambwira ko ari uguca mu cyuma, kibaza ko bari bunterure bakantereka mu cyuma mare bakacyatsa. Ariko uko nabitekereza siko naje kubisanga. Narinjiye barambwira ngo ninkuremo imyenda, ndayikuramo. Icyo gihe nyine bagupima nta mwenda ufite, bajye kumpima gusa banjyambitse ku kintu numva ko ari kwa kundi nyine wumva firigo, ubukonje bwa firigo. So kutaraca mu cyuma mani, gusa nta nabyipfuza, sinabyipfuriza umwe wese yuko nyine yabinyuramo, ariko nyine ni ibintu biba bitoroshye. Icyo gihe bamaze kunshishamwo twarategereje, batubwira ati turindire iminota 15 dutegereje inyishu, turicara aho ngaho. Ariko je natekereza ese uno muntu uri kumfasha bino, cya mbere ntago ari papa wanjye, icya kabiri afite akazi kandi n'uhahira ibyo tujya mu rugo twese, akazi arimo gukora ntabwo yakoze uwo munsi. Ibyo sinkabitekerezaho. Niyo mpamvu nyine nafashe kano kanya navuga ati mwanya ninjiye muri bino, reka azafata akanya mushimire. Papa aho ndagushimiye mu buryo k'umutima, sinzi ko nakubwira nyine uko niyumva, ariko ibyo wakoze narashimye cyane. Abakuru nibo bazatubwira ngo uzakore neza wirenganire, kuko ntubuze ubuzima bwawe buri imbere cyangwa ejo hawe ko hazaba hameze. Ngo umuntu nagukorera ikibi ngo ntukamuture ikibi cyawe. Ariko uwo mupapa mbabwira, uwo muntu yari umuntu ugira urukundo, akunda abantu. Urugo rwe mbese sinzi uko navuga, rwahoramwo abashyitsi, yakira abantu abazi n'abatazi, gusa uwaza amugana agana mu rugo rwiwe yakirwa nk'umwana wo mu rugo, yakirwa nk'umuntu wo mu rugo. Yari umuntu ukunda abantu cyane. Iwe ntago yita nko muri ba bandi bamwe uzasanga mu kwakira abantu bita ku hari akantu nyine biba biharaje, ngo ukita mbese ngo ubwoko bwa runaka ngo uko bameze. Gusa n'icyatuzana icyo kintu nacyo nyine cyaraduhemukiye mu buzima. Iwe ntago yita nyine mbese yafashe umuntu atarebeye ku bwoko bwe, atarebeye mbese umuntu uri gufasha ni muntu ki atazi, ariko gusa agakora neza we akabona umenga ni ibintu bisanzwe nko gukora. Ariko nyine bamwe mu bo yagiye akorera neza, kandi ntabwo navuga ko ari ibintu bisanzwe. Yamviriyemo yomba, amviramo papa, amviramo byose. Ndamushimira cyane mu buryo bwihariye. Icyo gihe nyine naragiye bampima basanga nagwaye igihaha. Ngwaye igihaha, gusa ikintu nyine kwa muganga bari barambujije kuvugira kuri telefone cyane nijoro. Bambuza kugendera ku mamoto ko afite umuyaga. Bambuza kugenda nyine ku binyabiziga bino bito bito byo hasi. Icyo gihe nyine nabyubahirije. Ni nabwo mama Grace nta nubwo nibwo yamubwiye nyine n'icyatumye ndwara, ntaramubwira mbese ngo nagwaje n'iki ngiki, nibwo yaje kumbwira ngo Eric ndagukunda, ariko ikintu ukwiye kwirinda
telefone ya nijoro aho abandi bagenda kuryama, aho abandi bajya kuryama nawe ukagenda kuri telefone. Ati ukwiye guhagarika telefone yawe uzaze uvuga ari ku manywa, noneho bidashobotse n'ahageze nijoro uzaryama. Arambwira ahubwo na telefone ukwiye kuyihagarika. Icyo gihe naramwumviye, ariko maze nshishemo amazi mani n'inyotaga. Ibaze usa n'amazi ameze neza cyane. Nuko amaze kumbwira ngo uzagabanye telefone, nawe wumve nk'umubyeyi wanjye ko umuntu iyo mubana n'umuntu mu nzu nubwo aba atari nyoko yakubyaye, ariko suppose ko ari we mubyeyi wawe muba muri kumwe, kuko impanuro yose azaguha uzayigendereho kuko niwe mubyeyi ufite muri ako kanya. Icyo gihe naramwumviye, telefone ntabwo nabuze ngenda nyine nyiguraho gake nsanga ko uyihagaritse. Haragezeho nta cya gihe na ba bantu tutanavugana, rimwe twavugana akenshi nijoro bisabye ko mbironderera, babonye ntakibarondera ntakibahamagara. Umwe muri bo nibwo yaje kumbaza ngo ese kutakivugisha byagenze bite, ariko ntabwo nari mfite kubasubiza nonaho, naracecetse. Nuko nguma aho ngaho, icyumweru kirarangira, ndibuka nyine imiti banyandikiye, hari umuti umwe wari uw'amazi, uwo muti agakopo kamwe kagura 60, banyandika ko ndi bufate imiti, bari banyandikiye imiti 4. Nkaba mfite n'undi nyine umumera ari hanze nawe ari muri Amerika, iwe yaje kumenya nyine ikibazo cyanjye ko ndwaye nyuma maze kuva ku bitaro, gusa nyine baranyandikiye imiti. Nubwo nyine umuturanyi twari duturanye hafi, nibwo nyine yaje kumuhamagara amubwira uko meze uko merewe. Icyo gihe nawe yohereje nyine yari aterereyemo iterano yiwe, ndagura imiti. Icyo gihe narayinyweye iramfasha, numva ko ngariye ubuzima. Hamwe umuntu twebwe abana b'abantu tuza tuvuga ati ngo aho tubona ibyacu ko bikomeye, ahubwo niho Imana ibona ko ari byoroshye. Ibyo tugira ko byoroshye mu buzima bwacu ni nabyo biba bikomeye ku Mana. Ariko umuntu utekereza cyangwa wamenye Imana, dukwiye kuba twasenga. So ntimurango mbese uko nambaye cyangwa nabaye umusani nahezo ndi n'umukorari, ariko nyine icyo gihe ntago maze kugira navuga ati se Mana yanjye ko abandi bavuga ngo baragenda bagasenga bagakira, ese jyewe nazize iki? Nacumuye iki? Se mfite ibicumuro nk'iby'abandi badafite? Ndaguma aho, ariko nyine iby'umuntu iyo wahuye n'ibibazo ibyo utekereza aba ari byinshi, kuko hari igihe nyine uhura n'ikibazo runaka, ahubwo aho cya kibazo wagakwiye kukirindamo, ukaba wanakongeraho n'ibindi bibazo nyine bivanye no kubyo wabitekerejemo, bivanye no kucyitwaramo, ahubwo ujya kiba cyasa nk'icyo gabanuka, ahubwo ukaba urimo kwiyongera nyine n'amawazo. Nuko icyo gihe mbona nyine icyo gihe ndagicamo, naragitambutse, maze gukira, maze kumva ko meze neza, Imana yaje kumugira neza, yaje kugira neza famiye, babahamagara ko bari bugende hanze no mu gihugu cya Amerika nk'abandi. Ndamubwira ati ndabona ko ugiye kandi niwe mubyeyi mfite hano, ese nzaguma hano hantu nta wundi muntu turi kumwe azandeba cyangwa amenyera ubuzima, nzabahe mu buhe buzima? Arambwira ati mwana wanjye we nutuze uba ugumye aho ngaho ngusize, ati nanjye ndagiye gusa sinzakwibagira, ati nugira ikibazo uzampamagare nzakwitaba. Nabwo nkubwira nyine Imana ifite ukuntu nyine hari inzira nyinshi ifite inyuzamo abantu,
nuko naramwumviye nk'umubyeyi nk'uko abimbwiye, ndategereza aragenda, ageze ukwezi hanze ubwo nyine nabonye nabwo ati hano hantu ntabwo nahaguma, nta bandi bantu mfite nyine bamfasha nk'uburyo yamfashamo, cyangwa natura ikibazo cyanjye nk'uko nagitura uriya, ndavuga ati namashe ndi kumva nataha. Kumasha sinzi ko mubyumva mwe ko mu kinyarwanda kumasha nk'uko nakubwira ati ndi kumva gahunda nayikomeje, niko ni ugukomeza hajya. Okay, kumasha ko nabisobanura nka kwa kundi utegura uvuga upanga gahunda n'umuntu ukavuga ati ahantu tugiye kugenda, ya ukumva uri seriye witeguye, ya nuko nizo rero bitwa kumasha mu kinyamurenge, ni ukumasha. Arambwira ati wamashije, ati ndi kumva namashije, kumva urugendo ndaruriho. Ati sawa nta kibazo, kumva bikuvuyemo biguturutseho, kumva wanagenda, nimba wumva nyine ko ufite aho uzashikira, ati nta kibazo uzagende. Icyo gihe nibwo nagiye, ariko hari amafaranga yanyohereje, nayo ntabwo nzayibagirwa mu buzima. Yaje kunyohereza amafaranga, icyo gihe nyine nabwo ntabwo ari kera cyane, n'ejo bundi n'uno mwaka tuvuyemo wa 2024, anyohereza idolari 20, ariko izo dolari 20 kubwiye ziruta uwampereza wenda kuko nabwo miliyoni nonaha. So uvuga ngo izo dolari 20 izandutira uwampa miliyoni nonaha. Amafaranga narayakiriye, ndakomeza urugendo, tugeze ku mupaka wa Kongo n'u Burundi, turambuka, twambutse mu mahoro, turagera Uvira, ariko nyine twabanje guca mu mazi ko hari nyine hari harengewe n'amazi, sinzi ko n'ubu nyine ariko bikimeze, ako nyine saba Imana ahantu izatunganya inzira yaho, kuko n'ahantu bisaba yuko uhageze bisaka ari undi muntu nyine, hari ababaye ibinyabiziga bo biharijemo bishyizemo akazi nyine gutwara abantu k'ikinyabiziga, bakagushira ku mugongo bakagutwara, ibo ntibanatekereze wenda ko hari n'inyamaswa bahuramwo hasi yamurya cyangwa akaguta muri ya mazi. Ahantu nyine uzatekereza mbese nk'umuntu uhetse undi, yego wenda n'amafaranga yo gukorera, ariko we ntaza atekereza ati se no mazi nkandagiyemo nahoramo n'inyamaswa ikanje ukuguru, se no muntu mpetse wese nta kibazo yagira. Ariko ntituhatindeho, gusa nyine nzasaba Imana izatunganya umuhanda waho. Ariko ubwo Imana iramutse itunganyije umuhanda waho, wa muntu urumva yahakuraga amaronko, yahakura amaronko, ariko nabwo yazabona akandi kazi. Buriya Imana ifite inzira nyinshi icishamo abantu, kuko inzira imwe bafunga inzira imwe hafunguka izindi nyinshi. Nka kwa kundi bavuga ati hakuno badufungiye imipaka tubifata uko, ngo ntabwo tuzasohoka, ariko nyine ku muntu usenga tuba dufite icyizere ko hari igihe, hari umunsi umwe Imana izabikora. Imana ihita ibikora mu buryo bwayo, kuko Imana ntabwo itekereza cyo kimwe nkatwe abana b'abantu. Nuko tugeze Uvira, umunsi twahagaranye n'umuhungu wari umperekeje n'inshuti yanjye, ngo ni Jonathan, tugera na Uvira, antegera moto. Ahantu Uvira nyine hamwe mukuze kuvuga kumva Kongo bayivuga ngo Kongo, so mukabumva nyine ku mateleviziyo cyangwa ku maradiyo wumva bayivuga, n'abandi bagezeho wumva bahavuga, mwe mukagendera mu Kigali cy'abahavuga mutazi mbese Kongo imeze ute. Iza ntangazwa n'abantu nyine nza numva nyine abenshi nyine bano b'abanyamakuru bakunda kuvuga Kongo batazi na Rubavu n'aho iherereye.
kugira ngo batwike ngo content. kugira abatwike. So muzaze muvuga ikinye mwamenye icyo mugiye kuvuga, mbese hano hantu murahazi by'ukuri, mwarahageze, pana kumva ngo runaka yarambwiye nanjye reka mfatireho. Akenshi nicyo kintu, akenshi ibyo bintu abantu turabizira, ukazira icyundi ukagenda ngo bazavuga nyine ngo abarundi bazavuga ngo ingendo y'undi iravuna. Akantu ndagakunda cyane, ngo ingendo y'undi iravuna cyane. ariko ntitwabatsindaho, wenda nyine nibwo buryo babonyemo nyine bwo wenda nimba cyo baronkamwo kuraje mu kazi kanyu. Simbaciye intege, mukomeze mukore, wenda mufite icyo muhakura. Nuko tugeze Uvira, umuhungu wari umperekeje turatandukana, fata moto, niwe yafatiye moto ko Uvira abamotari baho abahakora benshi ni abarundi. Nibo bamotari nyine bageze Uvira. Ugeze muri Uvira nta munyamurenge w'umumotari uhaba, nta n'uwo wabona ngo banamunye, we sinzi mba banamumerera neza, kuko nyine ni abantu batavuga rumwe n'abahatuye. Nuko tugeze maze kura ya moto, turagiye tugeze ahantu hitwa ngo ni kuri Orange. Orange mu kinyarwanda ni amaronji. Ni amaronji. Aho hantu bahita ku maronji. Ni ku maronje, ko uvuze ku maronje kutuye muri Congo ntago yamenya amaronje icyo atavuze muri Orange. Kuri Orange ni ahantu nyine umuhanda wacitsemo, kuko nta n'umuhanda tugiraga n'undi waracitsemwo. Ako niho hantu nyine hari agasoko uhagararira uvuga ati ngiye kugura akantu nkwe, kuko imoto yagenda kuva Uvira ugera ahantu wagira urugendo rw'amasaha 5. Ego mana, amasaha 5 uri kuri moto? Kuko njyewe nagenze amasaha 7 ndi kuri moto. Tugeze ahantu twarahagaze, njya kugura akantu nyine ko kunywa ko izuba ryaho. Niho ndango nicyo gihugu cya mbere kiba mu izuba. Ntabwo cyaba ari icya mbere, ahubwo nuko ariho mu bihugu nyine byose wagiyemo wumvise nyine kirimo izuba ryinshi. Kuko nyine uko ngerageje nko mu bihugu naragezemo, izuba ryaho ryo sinzi uko narikubwira, kuko iryo ndango nubwo wakwanika ikintu hasi, nubwo wafura umwenda ugahita wambara nonaho, ntiwamara nk'iminota 30 utarumva kuri mukusha ku mubiri, kuko izuba ryaho nyine rirakabye. Nuko tugeze aho ngaho, nuko twaraguze utwo kunywa, umumotari nawe aragura. Kwanza barabwiye ngo nta mafaranga yari afite, ndamugurira. Ako mare kumugura arambwira ngo hano hantu tugeze, we arambwira ngo arakumva afite ubwoba. Ese urukumva ufite ubwoba bw'iki? Ngo tugende, ngo ariko ngo ndikumva afite ubwoba. Ako bwa bwoba bwiwe nyine sinasobanukirwa icyo ushatse kuvuga. Tugeze imbere nubwo twaje guhura n'abagabo bari 5, baraduhagarika. Baduhagaritse baravuga ati kuraho umuntu muri kumwe. Ndavaho, babwira motari muhereze n'imizigo yiwe ngo ukomeze cyangwa usubire inyuma. Nuko tugeze aho ngaho nibwo maze kuva kuri moto, mfata bage yanjye nari mfite, yari irimo imyenda n'inkweto, nyine kwakunda ukuntu nyine usanga umuntu yiyambariye neza, abaho nyine ibyo kwambara neza utobibakoza. So ego ntabwo wenda navuga ngo ndi umukire cyangwa ufite amafaranga, ko nyine utwo mbonye ndambara. Bavuga ati n'umwana se yambaye gutya, urabona twamucikanwe, abangaba nibo baba bafite ifaranga. Ako za faranga Imana yamvugiyemo ubwo ati ko ngiye kugenda no kwambuka amazi, yani gusa nyine ni ibintu bisekeje kandi binababaje. Nari mfite box yagira agafuka imbere, za faranga nari nazitsinze, ariko nkabona nsigaranye izindi nyine, izo ntabwo
hamwe se nari navunjisha ko nyine nari mfite iyo twari turi Burundi hari naraguze ihene naraguze ingurube ndabisiga nyine bimwe mbigurishije aho twari dutuye i Bujumbura nuko nyine mbona kuza izo nyine idolari 20 izo nyine nayo nazibitse ariko icyo mvuga nyine ko zamfashije ari zo uwo mugabo nyine yampaye izo zaje ziri mu maboko wa wundi yazicishijeho bisa ko zimpa ziri mu marundi barazimpa ndazakira ariko nyuma nanjye subira ku muntu nyine w'umuvunjayi ngo ati nanjye nkeneye amadolari kandi ndagenda ndi kubona ko ari bari bunsaba aranyumvira arayampeza nuko nyabika kuko nyine uwo mutipe yaramperekeje yambwiye ati yuko nyine ngo amadolari yari yaza akora cyane hamwe n'amakongomani k'amarundi atahakora ndikora nkuko nyine babimbwiye kandi ko babimbwiye niko naje kubisanga nuko tugeze ahantu sinabaye nkihatambutse ntabwo nabaye nkikomeje urugendo baramfata banyaka imyenda nari mfite baramanukana ahantu nyine ko umuntu ugeze aho ngaho nyine kuri oranje mumanutse mw'uno muhanda wacitsemo hari ahantu nyine hari ishyamba icyo gihe ukigenda wenda nk'isaha yose utarabona n'umuhana nta mihana ihatuye n'imihana uza ubona ni utuzu nyine uza ubona wenda ni nk'utw'ihene bubatse bwa ku mihanda tubamwo abasirikare ni utuzu nyine uza ubona nyine tudafashe nyine tumeze ukuntu nuko baramfata maze kumfata banyaka ibyo nari mfite barabigumana nguma aho ngaho gusa bamfashe ntabwo twumviye mu rurimi rumwe rwo bavuga ntabwo nabyumvaga kuko nta giswahili bavugaga wenda niba nacisha bakavuga n'igifaransa nari kucyumva ariko nta kiswahili nta gifaransa nta kinyamurenge navuze cyari ikinyamurenge mbere ntabwo bazabemera ko ari n'ikinyamurenge baza banavuga bavuga ko ari ikinyarwanda reka dufate nyine mu rurimi nyine mu buryo batuvugamwo wenda baragati nta n'ikinyarwanda bumva mugana ko bavuga ngo turi abanyarwanda ngo ni abanyarwanda ko ntabwo mirongo kw'ijana muri kumwe azayemeza yuko umunyamurenge ari umunyamurenge ari umunyarwanda abenshi baziye ko nyine ari abanyarwanda nuko baratwara imyenda bage nari mfite ako nyine izo bavugaga nyine banavuga ntarimo kumva ibyo barimo kuvuga ese nko kuvuga ni iki ese nta n'umwe yaba arimo kumva mugana uko babivuga ngo yumve ikinyarwanda ko bavuga ngo abanyamurenge ngo ni abanyarwanda nta n'umwe arimo kumva nk'ikinyarwanda basi kare ko babivuga ariko ga ntawe nabibwiraga hari ku mutima ko nabitekerezaga ko bazi yuko umunyamurenge wese ko ari umunyarwanda nyine nuko ngumye aho ngaho gusa nyine muri babandi bamfashe ari 5 inyuma y'isaha bari bamaze kuba 15 nuko bantwara mu gikontineri sinzi ubuzi igikontineri ya kiboro bashaka ku modoka inyuma y'igifuso bashyiramo imizigo y'inyuma nicyo bamfungiyemo bankuramo imyenda nambaye ariko za faranga ngira ibahati izo bansigiye box iyo imyenda yo bayitwaye ariko za faranga ndazisigarana ariko babwira inshuti yanjye utarafunga ngo jyaye jya mbere nyine funzwe mu buzima ariko sindafungirwa aho abandi bari nyine ngo bisanzure nkuko mba nyine ko nza numva ngo baba bafite kwisanzura ego nanjye ukajya se ntako narose ariko ni ibintu bijyana mu buzima kandi n'ikintu ntazigera nibagirwa mu buzima bwanjye nakorewe ndabona nacyo kintu nakorewe mu buzima ntazibagirwa so icyo gikontineri baramfungiyemo izuba ryaraka kigashuha imvura yagwa kigakonje aho baramfungiye nta mazi nanywa nta biryo hari mu misozi nta n'amabotike yari ahari bavuga ngo wanaguramo n'ikintu ese nayo no kugituma ndi bari bagufungiye muri kontineri
bari bafungiye muri kontineri. N'izuba ryaho ryari rihari gusa. Naravuga ati n'ubundi ko narokotse urupfu rwa mbere rwo kurwara, ese kino cyo kizansiga amahoro? Izuba igikontineri kintwike, inzara injye, nta biryo nta mazi. Nuko ubuzima ndabunyuramo ndihangana, nta muntu wari wemerewe kuba wahamagara, mbese n'amanetiwaka nta n'amanetiwaka anahaba, nta n'ukuntu wahamagara umuntu. Igihe kimwe nibwo naje kuvugisha umuntu nyine muri ya nshuti yanjye yamperekeje bari basigaye i Bujumbura, bampa agasopo barambwira ati nuvuga aho uri cyangwa ibyakubayeho umenye ko tuhita tukwica. Numvise ko ari ukunyica, ndavuga ati n'ubundi se urupfu ko ari ugupfa, kandi ko nta gupfa kuba kurenze uko nguko. Nuko ariko nanjye ngiramo ubwoba, ndavuga ati n'ubundi nimvuga wenda noshobora kuvuga ugasanga nikwegeye ibindi ntari ndanazi. Nta kundi reka nikomeze umutima nihangane, wenda ari igihe byanyuramo kandi kuba batanandikuye nabwo nzanapfa. wari wenyine aho hantu bari bagufungiye? Ahantu bari bafungiye nari njyenyine, nta n'imihana ihaba. Kuvuga nk'umuhana uhari ni uko twava hano turi, wava hano Kicukiro ukajya gufatira umuhana hehe? Nyabugogo, uvuye hano Kicukiro. Naho nyine uwo muhana uhari si uw'abaturage bari batuyemo. Nuko tumaze kugera aho ngaho bamaze kumfunga, baramfunzemwo niriwemwo, ndibaza wenda ko bari buze kundekura, ariko ntibagaruka. Ese nkanahondagura cya cyuma wahondaguza n'intoki ukumva zirababara, kandi urabona imbere inyuma nta muntu uri bukumve. Aho turi ni mu gishamba kimwe ntavuga ko ni mu misozi, nta baturage bahatuye, kuko kuva Uvira ugera Kamanyura uza kongera kubona umuhana ugeze ahantu wavuye muri Uvira umwe utambuka aho bitwa za Kavimvira, ugira nyine ugere kuri frontiere y'abakongomani. Niho naje kongera kubona umuhana, ako nyine hari ku munsi wa kangahe, ku munsi wa gatatu, ko nagizemo iminsi 3 mfungiwe aho hantu. Bafunze muri iki kontineri, sinajyaga, nta mazi nanywa, inzara yanjye nkikomeza, naranyoterwa nkikomeza. Ubuzima none nabaye muri icyo gikontineri bwari ubuzima butoroshye, ahubwo ngo ufungirwe muri kontineri ahantu h'izuba, wenda wawukatira wenda nk'amezi cyangwa imyaka uzamara muri gasho, muri gereza. Cyarashuha bigasabwa yuko ndi bukure box nambaye, kayishyira hasi nkabona gukandagiraho nkahagarara. Nuko ariko byose nyine nabiciyemwo ndikomeza, ntabwo nari mfite ntakira, ntabwo nari mfite ndi bubwire ngo ubuzima ndimwo ni ubu bimeze gutya. Ariko nyine hari abenshi nyine bumva ko maze kugera hano wenda ko ubuzima ari bwose, ego sindagera aho nifuza kuba nagera, ariko navuze ati kano kanya nzafata akanya nshimire abangiriye neza bose, abanyitayeho, haba muri ubwo buzima nanyuzemo, abo twahuye nabo mu mihanda, n'abamfashije ndimo kuza, n'abo tumaze kuvugana maze gushika cyangwa bagize icyo banterereyeho, bose ndabashimiye muri rusange. Ariko icy'ibanze nyine nari nashatse gushimira cyane, wari w'ingenzi cyane, ni Papa Grace, kuko byose nubwo nyine ibyo ngibyo naje kubinyuramo, ariko iwe wenda niko yarimo abona aho nzanyura, niko wenda n'ibyo utatekereza ku muntu cyangwa nawe yaba yabitekerezaho, ariko ninkaho Imana yamuvugiyemo, tuwo mwana amuhagarike, ntagende nonaha, azagende ikindi gihe. Nanjye ndamwumvira nk'umwana yari afite mu nzu, ya mafaranga ngo nyuma ku munsi ugira kabiri avuga ati ese ufite amafaranga angahe tukureke urugendo?
ndavuga ati aba bantu uko nakaza numva ati mayimayi igufashe ni ukukwica nta kuntu bacika. Ati noneho mayimayi izafata umuntu ikamurekura. Ati bwo wundi wazaga ati ngo abantu barakijijwe. Sha nabo noneho mpemu yari yarabamukiye ubundi kumva Kristo baramenye Kristo. Nuko bamaze kumbwira iby'amafaranga kuko mbere warabahereza amafaranga ko ku bantu nagiye numva nyine bagiye bafatwa nabo baratanga n'amafaranga bamara kuyabahereza bakasiga n'ubuzima ntawatambuka kuko bavuga ati ntazi amafaranga nagera imbere arabwira abandi bantu uko bimeze. Nuko ariko kuva nyeneho nayo ngira ubuntu mbona bakeza amafaranga bamaze kuyakira hari ku munsi ugira gatatu. Uwo munsi nayabahaye hari mu ijoro buke nyine ari ku munsi ugira gatatu nibwo naje kubaha ya mafaranga baha izo dolari 20. Bo barambaza ese ko imyenda yawe twayitwaye ko ibintu byawe byose tubifite twanabisatse amafaranga we wayakuye? Aho sinabifite icyo mbasubiza nabwo ati sinumva n'ibyo kuvuga. Nanjye bavuga ati noneho nza kubabwira yuko menyereye mvuga ikinyamurenge. So agati ubundi bano banyarwanda iyo nta n'ubwo nabwo ngo umunyarwanda hari ijambo nkunze gukoresha ngo ni umunyarwanda. Uyu munyarwanda nuko ibyo bavugaga nimba ari nyine mu ndimi zabo ibyo bakurikizamwo ntabyo namenyaga ariko izina nashobora gusobanukirwa kumva bavuze mu Rwanda nubwo batavuga u Rwanda mu buryo nyine busobanutse ariko nubwo bavuga Rwanda kumva nyine ko bavuze u Rwanda. Nuko ariko haje kubamwo umugabo umwe yarazi igiswahili yaje ku munsi ugira kabiri nibwo waje kuzana nyine umuntu we yaravuga nyine ni umukongomani we ni umufurero. So ni abafurero sinzi ko muzamva nyine hano abafurero muzi nyine ko ari ikigo nyine cy'abafurero bajya abarundi bazavuga ngo ni ababikira. Hano ngo ni abafurero. Abafurero ni ubwoko buba buri muri Kongo ni abantu nkatwe nyine tutembera ntabwo ari iz'amadini. So nuko umufurero niwe yaje yarayumva nyine yavuga igiswahili turaganira niwe twashoboye kuba twavuganamwo ambaza iyo mvuye ambaza niyo ndi kandi ajya ndamubwira ni nawe nyine yaje no kunyakira imbabazi atuma nyine abumvisha n'ukuntu za dolari 20 nari mfite n'ukuntu bari buzakire. Ubwo yazifashe nyine ku munsi ugira kabiri nyine ari ngifungiye muri cya gikontineri amaze kuzakira niba yagiye arabinginga azibahereza barazakira ariko ntibashoka bandikura mu iryo joro bagati nanone gusa iryo joro naraye neza. Mpamvu ngo naraye neza iyindi minsi yose nayimazemo nta mwenda nambaye ariko iryo joro naraye nambaye imyenda ndaranambaye urukweto nibwo navuze ati noneho ndi kumva nkize ubuzima buragarutse nubwo nyine inzara ye yarakubise ariko umaze iminsi uri ahantu ufunzwe wambaye ubusa nta mwenda wambaye ni ikintu cyari kitoroshye ukabona noneho Imana yabikoze bakugarukaniye umwenda urambaye. Yamaze kwambara ndumva nyako ngari ubuzima. Nuko bukeye baraje mu gitondo saa 11 za mu gitondo nuko bagenda ko umaze ahantu ufungiwe nta koga nta kugira gute bantwara ahantu nyine harimo icyuzi epfo banyeka nyine ko aho ndi bwoge ndoga nubwo nta sabuni naroze mbona kwambara imyenda yanjye ariko barambwira ati ntusibe kwambara nk'uko wari wambaye nta bindi myenda wambara wenda nk'iyo wahora wambara mu rugo. Nuko barambwira ngo iyo myenda wambaye genda ibindi myenda wambara itameze nk'iyo wambaye uhindura. Nubwo nafashe nyine yakwanze umugabo wese ampereza mu gipantaro nyine nk'icy'abahinzi wagira ntabwo nigeze mpinga pe
ntabwo najya kubesha nubwo narahinzeho anteza nyine igipantaro cy'abahinzi nagishwekesheje imigozi wenda nk'itatu kugira kinkenere nuko turagenda ubona ko ndi nk'imayibobo y'aho ngaho tunyene ya myenda gusa myiza irimwo mu gikapu turagenda ngeze mu muhanda mpura n'umugabo umwe arambaza ese umeze gutyo uvuyeho ukajya mubwira nyine ubuzima nyine nanyuzemwo uko bimeze aho ndiko ndajya n'uko bimeze nyine yumva ngiriye imbabazi aramfata akaboko turagenda tugeze nyine tugeze Kamanyura nubwo twaje kubona kuri frontiere kuri douane y'abakongomani n'u Rwanda hari akabutike munsi abantu nyine bazi Kamanyura hari abantu nyine buza bagenda kugura ibinywaji byo kunywa ku ruhande rwa Kongo nibwo yagiye angurira akavere kamwe k'amata n'umugati ndajya ariko nyine uko nabiriye byandiye mu nda ko narimaze iminsi nta kintu ndimo kurya ariko nyine nuko noneho bisa none numva ko ntakaje intege kakabaraga nari mfite kakaba karatakaye amfata ukuboko aramperekeza kugongeshaga nta mbaraga nari mfite zo kugenda ko barimo batona umusitari kugira babagongere muhereza CPGL yanjye ajya kugongeshereza nicaye ahantu ariko bimusaba ko bari bungongereho n'abayobozi kubona umuntu uwo ari we afata ukuka aramperekeza antwara aho bari nuko bambaza amazina yanjye ndababwira bambaza aho mvuye ndababwira ariko nyine sinababwiyeho nari mvuye mu buzima cyangwa nakoze urugendo rw'iminsi 3 ubwo nababwiye nyine ko ariko nkiza ndushe wenda naje hakeye ariko mpageze nyine narushe kuko kuva Uvira ugera hano Kamanyura hano Cyangugu kuri moto ni amasaha bivana ukuntu moto yagiye ni amasaha 6 uricara ukanarambirwa yuko nyine hari no kugenda ukanibagirwa ko ari n'urugendo wakoze wicaye kuri moto ko nta modoka zihatambuka imihanda yaracitse moto zihakora ako maze kurekurwa nuko nyine uwo mugabo twaje guhura nawe aramfasha angeza kuri frontiere nyine y'abakongomani ndagongesha tugeze u Rwanda turagenda ndagongesha naho arantwara ngeza Cyangugu ugongesha ni kugongesha mu Kinyarwanda sinzi nyine kuvizisha kuri ndo kuvizisha sinzi ko bazavuga mu Kinyarwanda nkuko ufite icyangombwa urimo kwinjira mu kindi gihugu uvuye mu kindi ufite nka pasiporo cyangwa laissez-passer so ukoreza bwo no kugongesha baziga mu Kinyamurenge so nuko angejeje Cyangugu angeza hano kuri gare hari udukinga abakora udukinga ngo kuva hano ugera hano ngo ni 100 mbese kumbwira ngo kuva hano najya ni 100 ndahazi nuko umugabo aramfatira bisi ikugeze ikamembe fata bisi igere Kamembe kuva Kamembe kugera hano i Kigali zansabye yandi amasaha atari make nuri imodoka ya saa 12 za nimugoroba tuza kugera hano Nyabugogo masaa 8 saa 9 kuza nijoro hari saa 9 hafa nuko bisaba ko nundi ndara muri gari ya Nyabugogo ndara nicaye Nyabugogo gitondo nibwo nahamagaye n'abaje kunyakira baraza nagiye kubabona mu saa 4 nibwo baje kumenya amakuru yanjye nyine ko naraye Nyabugogo nibwo baje kumfata nza kugera mu rugo tumva ko naraye Nyabugogo naje kugera mu rugo saa 8 za nimugoroba ubwo naje gushika mu nzu ako nyine ndashima Imana yakoreye ubwo nanyuze mu byo byose bikomeye n'ubuzima bwose nanyuzemo byose mbishimira Imana ariko nyine shimira
cyane papa Grace we yamfashije akambuza kugenda muri ya minsi ya mbere ntagenda, we yari amaze no kugenda hanze, kandi baza kumbwira amakuru ko mw'iyo minsi bakaza batega abantu mu mihanda nanyuzemwo bakabica. Ahubwo narashitse hano nyene bamaze kuhagera bamwe birabatangaza, ese weho wanyuze mu yihe nzira? N'uyihe muhanda wanyuzemwo ko abandi baza banyengo ejo bundi baheruka kwicira umuntu ngo mw'uwo muhanda, numva nyene umuhanda nko kumbwira biciyemwo abantu, ni nawo nanyuzemwo. Ko byose mbishimira Imana, namushimira cyane nyene uwo papa Grace, warakoze papa, aho uri Imana izaboneka umurimo wakoze, izabiguhembere. Wenda je ntacyo mfite naguhereza kugira wumve ko ndi kugushimira, ariko mwanya umutima wanjye hari uvyumvishe ko nyene wagukora igikorwa gikomeye. Imana yonyine bigira byose izagufasha, izabona ibikorwa urimo gukora, izabikwishurira, kandi ntibikarangire aho ngaho. Uzakomeza umurimo wawe wihaye ufasha abo uzi n'abo utazi, kandi Imana izagire neza famiye yawe aho iri, izaguhesha akazi keza. Sinzi ko nabivuga, ariko ubwanjye soreje aho ngaho. Imana izaraho ubuzima urimo, uzarayo n'imirimo yawe iguhezagire aho ugereje.